cyangwa se kwezwa cano, reka nongere nguhe ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi Imana yashimye ko twongera guhurira kuri uyu murongo. Reka nkwibutse ko muri kumwe ari Kayishema Joel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikiganiro kivuga ngo ubw'inka zije buri muntu najye mu mwanya we. Dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje kuko ububasha bwawe n'urukundo rwawe nyagasani bigaragarira mu byo waremye. Uyu munsi icyigisho tugiye kurebera hamwe ufashe buri wese unkurikiye kugira ngo Mwuka Muziranenge amubashishe gusobanukirwa n'umugambi wacyo, kuko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Umuco w'Abanyarwanda, iyo havuzwe inka haba havuzwe ikintu gitangaje cyane kandi cy'agaciro. Ndetse Abanyarwanda bajya baca umugani ngo agasozi kamanutse inka kazamuka umugeni. Iyo umuntu ahaye undi nka mu gihugu cyacu, ni ikintu cyo kwirahirwa. Igihe kiragera ugasanga mu gitaramo cyangwa se ahantu runaka umuntu arirahira ati runaka yampaye inka, kubera ko kuri we ni igihango gikomeye cyane. Ubundi nanone hari n'abavugira inka bakavuga amazina yazo, abitwa batahira, ugasanga rwose ni ibirori. Ngira ngo ababasha kujya mu bukwe butandukanye bajya babibona mu gihe cyo gutanga inkwano. Ariko ubundi tubanze tunanebe muri Bibiliya, ubundi wabuze igihe inka zaremewe. Bibiliya itubwira neza mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ko inka zibarirwa mu matungo ndetse n'inyamaswa zaremwe ku munsi wa gatandatu. Ibyo tubibona mu gice cya mbere ku murongo wa 24 gukomeza. Imana iravuga iti, isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Kuri uyu munsi Bibiliya itubwira ko ari naho umuntu yaremwe. Noneho nyuma yo kuremwa k'umuntu akagirwa umutware cyangwa se umuyobozi w'ibyo Imana yari imaze kurema. Iyo tugeze ku murongo wa 31, Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya, uwo n'umunsi wa gatandatu. Ni ukuvuga ngo inka zibarirwa mu matungo. Iyo havuzwe amatungo nuvuga ngo nabasha gutungwa n'abantu cyangwa se bakabasha kuyitaho uko bukeye n'uko bwije. Hano rero inka tugiye kurebera hamwe, mbese nk'Abanyarwanda tubonye ko zikunda gukoreshwa cyane mu muco nyarwanda. Bibiliya yo itubwira iki ku mugisha wo kugira amatungo cyangwa se wo kugira inka mu matungo abantu borora? Mu gitabo cy'Imigani igice cya 14 umurongo wa 4 wumve Bibiliya ikitubwira. Urugo rutari mu inka rubamwe isuku, ariko intege z'inka zihinga zitera kunguka. Ni ukuvuga ko hari inka zibasha kugira uburyo zibyarira umusaruro abazifite. Noneho no kuvuga ngo urugo rutarimo inka rugira isuku, si ukuvuga yuko inka ari itungo ribi, oya. Ahubwo amase y'inka igihe ari mu rugo cyangwa se aho zirara mu biraro, mu cyarire, usanga niho amaganga yazo aba ari. Bisaba rero kuzikukira no kugira uburyo zitabwaho. Noneho ikindi tukabona ko inka zigira umusaruro mwiza cyane, amata. N'Imana iyo yashakaga kugaragaza abantu uburyo bazahirwa mu byiza, bifurizwaga kujya mu gihugu cy'amata n'ubuki. Bigaragara ko amata ni umugisha, bigereranya uburumbuke. Amata n'ubuki, igihugu cy'amata n'ubuki. Amata rero tuzi yuko aturuka ku nka, kandi umuntu wanyweye amata, yaba umwana n'umukuru, rwose usanga itoto ari itoto, agira ubuzima bwiza. Noneho Bibiliya igiye kutubwira inka zidasanzwe. Reka turebere hamwe amagambo aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 6. Muri iki gitabo tubonamo uburyo urugamba Abafilisitiya bigeze kugirana n'Abisirayeli, mu buryo isanduku y'Uwiteka yanyazwe. Muri uko kunyagwa, nk'uko wakurikiye icyigisho cy'ubushize, iyi sanduku yamaze imyaka igera kuri 7 yose iri mu gihugu cy'Abafilisitiya. Imyaka 7 ni myinshi.
imyaka 7 gahunda zijyanye no gusenga, gahunda zijyanye no kubana n'Imana, abantu bazi yuko isanduku y'Uwiteka iri hagati muri bo zitagihari. Ibyo ngibyo tubibona mu gice cya 6 umurongo wa mbere. Isanduku y'Imana yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Niba barabasha gukurikira icyigisho cy'ubushize, twabonye yuko igihe bari bayinyaze, bayijyanye bakayishyira, Abafilisitiya nibo mvuga, bayambuye Abisirayeli, baragenda bayishyira imbere y'ikigirwamana cyabo basengaga cyitwaga Dagoni. Kandi ntabwo na rimwe Imana igitsindwa n'ibigirwamana. Imana yacu ni Imana izahora ku ngoma y'iteka ryose, ni Imana nyamana. Icyo kigirwamana Dagoni bazanye isanduku y'Uwiteka bayishyize imbere yacyo, cyacitsemo kabiri, cyitura hasi, kubera ko gukomera kwayo byagaragariye no mu ngoro y'ibigirwamana. Noneho aba bantu b'Abafilisitiya bagira ibyago byo guterwa n'ibibyimba bikomeye, ndetse bigeze igihe ibibyimba bivaho biranabica, ndetse baterwa n'imbeba ziteye ubwoba mu gihugu hose. Ibintu byose byuzuramo imbeba, usanga imbeba zarabaye icyorezo. Noneho baravuga bati kugira ngo ibi byago bishire, ni ngombwa yuko isanduku y'Uwiteka isubiraho yaturutse. Ibyuko bagiye ku rugamba bagatsinda bakanesha, ndetse naho bajyaga birata bati Dagoni yacu irakomeye, ariko Dagoni imaze kwitura hasi, imaze gucikamo kabiri, noneho byagaragaye ko Dagoni nta kimaze, nta bubasha ifite. Noneho baravuga bati igikwiriye isanduku y'Uwiteka igomba gusubira aho yagize ite, aho yaturutse. Reka dukomeze turebe Bibiliya uburyo itubwira. Inama bamaze kwinoganya, bamaze kwemeranya yuko isanduku y'Imana igomba kugenda ikava mu Bufilisitiya igasubira mu Isiraheli, bakoze inama baravuga ati turabigenza dute, isanduku y'Uwiteka izagenda ite? Reka duhere cyane cyane ku murongo wa 3. Barasubiza bati nimwohereze isanduku y'Imana ya Isiraheli, ntimuyohereze yonyine, ahubwo musubizanyeyo n'amaturo y'impongano, mubone gukira, kandi muzamenye icyatumye ukuboko kw'Uwiteka kutaretse kubagwa nabi. Barabaza bati mbese twamutura turo ki y'impongano? Barabasubiza bati muture ibibyimba byacuzwe mu izahabu 5 n'imbeba zacuzwe mu izahabu 5, nk'uko umubare w'abatware b'Abafilisitiya ungana, kuko mwebwe mwese n'abatware banyu mwasangiye icyo cyago. Nuko muzicurishirize ibishushanyo by'ibyo bibyimba byanyu n'ibishushanyo by'imbeba zanyu zanduje igihugu, kandi muzubahe Imana y'Abisirayeli, ahari yabakuraho ukuboko kwayo no ku mana zanyu n'igihugu cyanyu. None se niki gituma mwinangira imitima nk'Abanyegiputa na Farawo ubwo bayinangiraga imaze gukorera muri bo ibitangaza? Hano abantu baravuga ati muramenye, ntimunangire imitima nk'uko abo kwa Farawo bayinangiye, abo mu Egiputa bayinangiye, kubera yuko Imana nta kitari yabakoreye, ariko banga kugendera mu bushake bw'Imana, banga kumva ijwi ry'Imana. Umurongo wa 7, nuko nimwende igare rishya. Hano bari mu myiteguro yo kumenya uko isanduku y'Uwiteka igomba gusubizwa mu Isiraheli. Nuko nimwende igare rishya, muryitegurane n'inka 2 z'imbyeyi zitigeze gukurura, muzihambireho igare, muzikureho izazo, muzisubize mu rugo. Bari kwitegura uko bagiye gusubiza isanduku y'Uwiteka aho yahoze. Umurongo wa 8, maze mwende isanduku y'Uwiteka muyigereke ku igare, kandi ibintu by'izahabu by'umurimbo by'amaturo y'impongano mwohereje mubishyire mu gasanduku iruhande rwayo, maze mubyohereze bigende. Izi nka zari kurongorwa nande? Byari kujyanwa nande? Reka twumve. Umurongo wa 9, nuko murebe aho iri bunyure, nisubira mu rugabano rwayo ikajya i Beti-Shemeshi, muzamenya ko ari Imana yaduteje iki cyago kingana gitya. Ariko nibitaba bityo, tuzamenya ko atari ukuboko kwayo kwatwishe nabi, tumenye ko ari ibyago byatugwiririye gusa. Hano baravuga bati twahuye n'ingorane, izi ndwara zateye, ibyago byateye. Ahari biragaragara yuko twagomeye Imana, biragaragara ko ari ingaruka zo kuba twarabashije kuhangara, tukumva yuko Imana yo mu ijuru nta bubasha ifite, ndetse nituyemere, ntitunace bugufi ngo amategeko yayo ajye mu bugingo bwacu n'imitima yacu, ahubwo tukumva yuko tugomba gufata amategeko y'Imana tugashyira imbere y'ibigirwamana. Ahangaha harimo ihurizo ritureba. Mbese ni ryari dufata iby'Imana tukumva yuko bibasha kubangikanywa n'ibigirwamana? Umuntu ubwo abasha kwihindukira ikigirwamana, ubutunzi bwe bubasha guhinduka ikigirwamana,
ariko noneho igihe kikagera kubw'uburinzi bw'Imana n'urukundo rwayo, Imana ikaguha amahirwe yo kugira ngo utekereze, mbese birakwiye yuko ibigirwamana bibangikanywa n'Imana, ijambo ry'Imana ribangikanywa n'ibigirwamana, amategeko y'Imana abangikanywa n'ibigirwamana? Ntibikwiriye. Noneho icyo bakoze abantu ni iki rero? Nuko babigenza batyo. Umurongo wa 10 niho tugeze. Batoranya inka ebyiri z'imbyeyi, bazihambiraho igare, izazo bazizirika mu rugo. Baherako bashyira isanduku y'Uwiteka ku igare, bashyiraho n'agasanduku karimo imbeba zicuzwe mu izahabu n'ibishushanyo by'ibibyimba byabo. Hari ushobora kubyumva akavuga ati abantu aya maturo batuye Uwiteka, wumva ayo maturo, ibishushanyo by'imbeba n'ibishushanyo by'ibibyimba ariko bicuzwe mu mabuye y'agaciro. Ibi ngibi ushobora kubyumva ukagira ngo ahari bari batanze amaturo bohereje aciriritse. Oya, ahubwo yari amaturo y'agaciro, kandi ibi ngibi bari babikoreye kugira ngo berekane ikibazo bahuye nacyo, ariko bijyanye n'uko bashaka koroshya imitima yabo, noneho ngo basenge basabe Imana ibababarire. Umurongo wa 12, nuko izo nka ziboneza inzira y'ubusamo yose ijya i Beti-Shemeshi, zigenda zabira inzira yose zidakebakeba. Izi nka zigenda ngo zabira kandi ziboneza inzira, nta muntu wari uzirongoye n'umwe, ahubwo ubwazo zimaze kubona yuko isanduku Uwiteka imaze kujya mu igare, kandi iryo gare bamaze kurizirika kuri izo nka. Noneho ngo nuko izo nka ziboneza inzira y'ubusamo yose ijya i Beti-Shemeshi, zigenda zabira inzira yose, ntizakebakeba iburyo cyangwa ibumoso. Abatware b'Abafilisitiya baraziherekeza, bazigiye inyuma, bazigeza mu rugabano rw'i Beti-Shemeshi. Uwo munsi basanze abantu baho bameze bati. Abantu hari igihe kigera bakavuga bati umva rero tugomba kugenda tukigira mu byacu, kuko n'ubundi ntawe ugisenga. N'ubu ngubu niko bimeze muri ibi bihe. Igihe isi iri mu byorezo n'ibibazo, twari dukwiye gutekereza tukavuga tutari ko mbese aka kaga turi guhura nako, ibi bibazo isi iri guhura nabyo, abantu bose bagasa n'ababuze icyerekezo. Ese ntabwo twaba twaratambikiriye, twarataye amategeko y'Uwiteka? Mbese nta bigirwamana twimitse mu bugingo biratuma umuvumo uri kutugeraho? Ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese atekereze, twibaze igihe turimo, ibyo turi gusakirana nabyo bishobora kuba ari ingaruka z'uko Imana yirengagijwe. Nyamara Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kuri buri kintu cyose. Niyo Mana y'amahoro, niyo Mana ibasha gutanga imigisha, niyo Mana irinda ubugingo bwacu. Aba bantu bageze igihe bavuga bati ibyo dukora byose, ibyago turi guhura nabyo rwose turi kugira ingaruka, n'ingaruka ziri kutugeraho z'uko twihenuye ku Mana. Mbega umutima bagize dukwiye gusaba Imana ngo uduhe. Mbese ntabwo dukwiriye kumva yuko iki gihe ari igihe abantu bakwiye gutekereza ku Mana yo mu ijuru? Mbese ntabwo ari igihe dukwiye gutekereza ku mategeko y'Uwiteka twirengagije nkana, cyangwa se twasuzuguye? Hari igihe kigera ugasanga ijambo ry'Imana nta gaciro rigifite mu bantu. Aba bantu baravuga bati iby'Imana nibijye mu mwanya wabyo. Bafashe icyemezo cyiza. Ku murongo wa 13 ngo uwo munsi ab'i Beti-Shemeshi basaruraga ingano mu kibaya, bari bibereye mu mirimo isanzwe. Kandi uzirikane ko Yesu yavuze ngo nk'uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, niko bizamera no mu gihe cyo kuza k'Umwana w'umuntu. Abantu bari bahugiranye, abantu bararyaga, baranywaga, bibereye mu byabo. Ni Sodomu n'i Gomora nuko byari bimeze. N'aba bantu rero hari hashize imyaka 7 yose bisa naho bavuga bati Imana ibyayo byaratuyobeye, amategeko y'Imana yaranyazwe, yaragiye. Ndetse twabonye mu cyigisho cy'ubushize ukuntu Eliwe yumvise iyo nkuru, yahise ahanuka ku ntebe aho yari yicaye, yikubita hasi akubijosa arapfa. Kandi yari umutambyi mukuru, niwe wari umuyobozi w'ibyo mwuka. Noneho si n'ibyo gusa, ndetse twabonye n'umukazana we n'ibibazo byamubayeho, akageza ubwo avuga ati ikabodi, icyubahiro cy'Uwiteka gishyize mu Isiraheli, agapfa ari kubyara umwana akamwita gutyo, bitewe n'uko yavugaga ati icyubahiro cy'Uwiteka kiranyazwe, kiragiye. Aya magambo ni amagambo yari akomeye yavuzwe n'uyu mubyeyi. Ndetse n'aba bantu bagize igihe bavuga bati iby'Imana bisa n'ibiyoberanye. N'ubu abantu muri iki gihe turimo usanga abantu bavuga bati iby'Imana biratuyobeye, ariko se ubu ngubu ubundi umuntu azongera asenge? Ese ubundi gahunda z'Imana zizongera zijye mu murongo nk'uko byari bimeze? Mbese abantu bazongera bagira igihe cyo kubana n'Imana? Niba hariho igihe cyo kubana n'Imana ni iki ngiki. Niba urangaye umenye yuko Imana yo ifite uburyo iri gukora mu buryo bw'igitangaza.
ahangaha bagiye kubona babona inka zije ziromboreje inzira imwe kandi ngo ziza zabira. Twabigereranya hari n'umuburo zatangaga. Inka zaje zabira zisa n'izihamagara abantu ati mwitegure. Niyo mpamvu ikigo cyacu kivuga ngo ubwo inka zije buri muntu wese najye mu mwanya we, ni mwitegure. Dore inka ziraje kandi ntabwo zije zonyine, ahubwo zizanye n'amategeko y'Uwiteka, zizanye na gahunda y'Imana kugira ngo yongere ijye mu murongo. Ahari ushobora kuba umwaka umwe ugahwana n'imyaka 7 cyangwa se akaba ari amezi runaka, ariko ndagira nkubwire yuko abantu basubiye mu mirimo yabo, abantu bigiriye mu bintu bitandukanye. Abo bari baragiye gusarura ingano bagize igihe cyo guhinga no gusarura, ngo bubuye amaso babona isanduku iradutse. Ni ukuvuga ngo byasaga naho byibagiranye, byasaga naho hari ikintu batari biteze. Ni ukuvuga ngo igihe kirageze, Imana igiye gukora ku buryo hazi inka ziraje, zizanye ubutumwa bwiza, zizanye ibyanditswe byera. Abantu batasengaga, abantu batakekwaga ko bashobora kuba abantu b'Imana, bagiye kwataka cyangwa se kwegera abantu b'Imana babwire bati mbese ibyanditswe bivuga iki kuri ibi bintu, mbese ibyahanuwe bivuga iki ku by'iki gihe. Maze ijambo ry'Imana bisa naho harimo bafite umwuka w'Imana wo kugira ngo bakangure abagize intege nke. Muntu w'Imana b'amaso bagiye babona inka ziraje. Abantu baravuga bati turabigira dute? Abari bafite ingano bazirambika hasi, abantu bafite imifuka bikoreye bayegeka ku ruhande, bose barahurura maze bajya kureba. Baravuga bati isanduku y'Uwiteka. Reka mbabwire mpumuriza abantu b'Imana, abavugira Imana, igihe cyarageze. Bisa naho muvuga muti by'Imana birarangiye, nta jambo ry'Imana rikivuzwe, nta sanduku y'Uwiteka, ariko igihe cy'umubabaro kirarangiye. Imana irashaka ko musubira mu murimo. Maze barangije bagiye babona isanduku y'Uwiteka. Bakibona bishimira kuyibona. Umurongo wa 14, nuko igare riza rityo no mu murima wa Yosuwa w'i Beti-Shemeshi, rihagarara aho igitare kinini cyari kiri. Bahera ko basa imbaho z'igare, batambiraho izo nka ziba igitambo cyoswa cy'Uwiteka. Amen. Barangije bati rero iki ni igihe cyo gushima Imana, ni igihe cyo gutamba igitambo. Maze bafata bya nka zaje zihetse ijambo ry'Imana, zaje zihetse ibyanditswe byera, zaje zihetse isanduku y'amategeko y'Imana, bazitambira Uwiteka. Umurongo wa 15, Abalewi bakuraho isanduku y'Uwiteka. Bari bamaze igihe bashomera, bari bamaze igihe ntacyo bari gukora. Hari uvuga ati mva nta n'ukibatiza, nta n'ukigira gute, ariko igihe kiraje kandi umurimo ugiye gukorwa kandi ukoranwe imbaraga. Mbese wowe bizaba bimeze bite? Mbese ntibamaze kurorongotana ugata umurimo ukagenda? Abalewi bakuraho isanduku y'Uwiteka n'agasanduku kari hamwe nayo karimo ibintu by'izahabu by'umurimbo, babitereka hejuru y'icyo gitare kinini. Nuko umunsi ab'i Beti-Shemeshi bahatambirira Uwiteka ibitambo byoswa n'ibindi bitambo. Maze abatware 5 b'Abafilisitiya bamaze kubireba, basubira kuri Ekuroni bw'igabe. Bagenda nimugoroba, baravuga bati rero turabibonye, isanduku y'Uwiteka isubiye aho yaturutse, natwe reka dutahe tujye iwacu. Hanyuma abantu baho bagira ingorane. Abalewi bari bamaze kugira ahantu bayigenera isanduku. Barangije abantu baravuga bati ariko se buriya isanduku yabije nta kintu kirimo. Kandi isanduku y'Uwiteka ntabwo buri wese yagombaga kuyifata uko abonye. Niba arageze mu ngoro y'ikigirwamana Dagoni, ubwacyo kigacikamo kabiri, bagira ngo bayivanye mu ngoro y'ikigirwamana bayigeza mu muryango umwe cyangwa se ku musozi umwe mu mudugudu umwe, abaho bakarwara ibibyimba, bayimura n'ahandi bakarwara ibibyimba, bikageza igihe bavuze bati noneho tumuyivane mu ngo z'abantu muyijyane ku musozi. Noneho imbeba ziratera. Noneho urumva niba bayizanye bayicyuye, muri uko kuyicyura mbese ikwiye gufatwa mu buryo bubonetse. Iby'Imana si byo kujenjeka. Iby'Imana ntabwo ari ibintu byo gufata imenero ngo ufate ikintu mu buryo budafite ireme n'imbaraga. Iby'Imana bigomba gufatanwa ireme ryabyo, nta kujenjeka, nta gusuzugurwa. Noneho barangije abantu bagira amatsiko, baravuga bati yewe nta wamenya iriya sanduku, reka tugende. Bakajya baza bagapfundura umufuniko, umutemeri w'isanduku, bakarungurukamo. Basimburanwa akavuga tubonye iki, undi atuzi ko mbonyemo amategeko 10 y'Imana koko, undi nawe akaza nta kimenyetso kigaragara cyuko Uwiteka yaraherekeje isanduku ye babonaga. Maze bagiye babona barahetura abantu 70 bose. Uzi cyakurikiyeho? Iby'Imana ntukabikinishe. Nubona byakunaniye, nubona warananiranye, soho kugende, cinzira yawe ugende, ariko ureke gahunda y'Imana ikomeze, ureke ijambo ry'Imana rikomeze ryererezwe, rihabwe umwanya waryo,
kuko ubwo inka zije ngo igihe kirageze kugira ngo ijambo ry'Imana ryongere rihabwe agaciro. Ijambo ry'Imana n'abaryirengagije babone ko ari ryo kubahwa. Wowe rero hagarara mu mwanya wawe, wemere uce bugufi, wemere uhagarare mu byimbo, wemere Imana ikwigishe. Wishaka kugaragaza iby'Imana agati. Oya, yewe waba uri umuntu wo mu cyubahiro kimeze gute, waba uri umutunzi umeze ute, menya ko Imana ari Imana. Ni umuremyi w'ijuru n'isi, ni umutware utwara abatware. Abami batandukanye, abasengaga ibigirwamana, abatunzi batandukanye bagiye bagera ku Mana bagaceceka. Farawo wajyaga avuga ati Uwiteka ni Uwiteka kiyo Mana n'Imana ki. Yasobanukiye iyo Mana ubwo ingabo ze zose zari zimaze gushira mu nyanja itukura, agasigara wenyine. Iyo Mana ni Imana igomba gutinywa. Nebukadinezari yajyaga avuga ati iyo Mana jewe ndi igihangange, ariko amaze kwirukanwa mu bantu agiye akamara imyaka 7 yose arisha nk'inyamaswa mu gasozi, nibwo yamenye ko mu ijuru hari Imana. Iyo Mana wiyigiranya n'ibigirwamana, wiyitiranya. Berushazari avuga ati jewe nimuzane ibikombe byo mu nzu y'Uwiteka, tubinywesha inzoga, tudamarare. Abonye ikiganza cyandika ku rusika kimwe ngo wapimwe ku gipimo usanga udashyitse. Mu yandi magambo, yashyizwe ku munzani w'ijuru. Ijuru risanga ni zero, ntacyo kimaze. Intebe yari yicayeho yarayicariye ubusa. Irangije abwirwa itangazo rivuga ngo uyu munsi ubwami bwawe buragabwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Niyo ngo Imana ni Imana ifite icyubahiro cyayo. Ijambo ryayo rigomba kubahwa, ibyayo byose bikubahwa. Niyo mpamvu ugomba kwitonda n'abantu berejwe umurimo w'Imana, bahamagariwe kugira ngo bavugire Imana. Wibafata nk'abantu basanzwe, menya ko basutsweho amavuta. Menya ko Imana yabatoranyije kugira ngo batange ubutumwa mu izina ryayo. Wibafata nk'abantu basanzwe. Iby'Imana tugomba kumenya ko Imana ifite umurongo wayo, ifite gahunda yayo, kandi ikigenderewe ni ugukiza abantu. Ni ikigenderewe ni ugukiza abantu. Imana ntabwo ibyayo wabifata ngo bipfukirane. Yewe hari n'igihe cyageze Kristo nawe ubwe baravuga bati rero tugomba kumwica, twamara kumwica tukamuhamba, twarangiza akajya mu mva, noneho n'imva ye igituro cye tugashyiraho ubushishi tugahoma. Ariko ndagira mubwire, nta upfukirana iby'Imana. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora gupfukirana ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora gucecekesha Imana, urayicecekesha mu rugo rwayo. Erega ijuru n'isi ni ibyayo, ndetse bigeze igihe ijambo ry'Imana tumubwira ngo ijuru ni intebe yayo, isi ikaba intebe y'ibirenge byayo. None se urayipfukirana gute? Kristo nawe ubwo bamushyira mu gituro, amaze kugera mu gituro kuwa mbere w'iminsi 7 kare mu rubungabungo ku cyumweru mu rukerera, Kristo barazutse. Marayika arazahamagara ati Kristo mwana w'Imana uhoraho, sohoka sara gushaka. Maze icyo tubona nuko Kristo yasohotse nk'umuneshi ava mu gituro, izina ry'Imana rihimbazwe. Muntu w'Imana, niba ijambo ry'Imana rije, niba ukuri kw'ijambo ry'Imana kuje, hagarara mu mwanya wawe maze utuze Imana yivugire, nawe utega amatwi aho kuvuga uti Uwiteka icyo saba iryo jambo ryawe nirize ritwaranire mu bugingo bwanjye. Ijambo ryawe rize muri jye kugira ngo ngendere mu byo ushaka. Bariya abantu bagize amatsiko, bashaka kugira ngo barebe ikiri mu isanduku y'Uwiteka, bararengera kandi bitabareba. Ntabwo ari bo. Abarewi nibo bari bashinzwe iby'isanduku y'Uwiteka, kandi yari yamaze kugaruka mu mwanya wayo, bagomba gukomeza inshingano zabo, abandi bashaka kubyivangamo. Itonde, uyu murimo ufite bene, ufite abahamagariwe uwo murimo kuwukora. Maze noneho umurongo wa 19, hanyuma Uwiteka yica abantu b'i Beti-Shemeshi 70, kuko barungurutse mu isanduku y'Uwiteka, maze abantu barizwa cyane nuko Uwiteka yabiciye abantu benshi. Ndetse nasomye amagambo yantangaje ngo igihe kizagera haduka abantu bagerageza kuregura uruhimbi, bajye bareba ibikorerwa mu murimo w'Imana mu itora, avuga atari ku bintu biragoramye, ibi nibimeze neza, ngo bumve bagerageza kureba uko baritunganya. Ariko itorero ritunganywa na nyiraryo, wari hanze. Uwo ni Kristo, nta wundi. Wishaka kwiha umurimo utakureba. Noneho ushatse kumenya nibyo, wajya ku gitekerezo cy'uwitwa Uza. Abonye ikimasa gitsikiye ngo aravuga ngo isanduku y'Uwiteka iraguye, we agenda agiye kwiramira, kandi atari inshingano ye. Marayika w'Uwiteka utagaragara, utaboneshwa amaso, yahise amukubita urushyi, babone intumbi igaramyaho. Nivuga ngo Imana ifite abamarayika barinda ibyayo, bakomeza kwita ku byayo. Abangaba nibo baherekeje isanduku y'Uwiteka, bakajya bakubita hasi Dagoni, abandi batazi ibyo ari byo. Imana ifite ingabo zayo, ifite uburinzi bwayo buhagarikiye ijambo ryayo, buhagarikiye ukuri kwayo. Nubwo ibintu byose byakwikubita hasi, ukuri kw'Imana yacu kuzagora guhamya iteka ryose. Nubwo isi yanyeganyega,
nubwo imisozi yatenguka ikavaho, ariko Imana yacu ijambo ryayo rizahora rihamye iby'iteka ryose. Igice cya 6 umurongo wa 20, reka tuhasome. Ab'i Betishemeshi baravuga bati, ninde ushobora guhagarara imbere y'Uwiteka, iyi Mana yera? Baravuga bati, rero iyi Mana irera, ninde muntu wakomeza guhagarara imbere yayo? Mbese yava muri twe ikajya he? Nuko batuma intumwa ku baturage b'ikiriya Teyeyarimu bati, abafite abahagarariye isanduku y'Uwiteka nimumanuke muyizamure ijya iwanyu. Nuko ab'ikiriya Teyeyarimu baraza benda isanduku y'Uwiteka, bayizamukana umusozi bayishyira mwa Abinadabu, maze bereza umuhungu we Eliyazari kujya arinda isanduku y'Uwiteka. Hano Bibiliya itubwira yuko mu gice cya 7 umurongo wa 2 ngo aho isanduku igereye ikiriye ya Teyarimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira imyaka 20 yose. Maze abantu bagira igihe cyo kugira ngo basenge Imana, abantu bagira igihe cyo kongera gusabana nayo, cyo kugira ngo bongere begere ijambo ry'Imana. Muntu w'Imana, imyaka ibaye myinshi, igihe kibaye kinini, ijambo ry'Imana nta mwanya rifite mu bugingo bwawe. Imana yarakwihanganiye, yarakurinze. Tekereza abapfuye uko bangana, tekereza abahitanywe n'ibiza, tekereza abagiye bapfa urupfu rutunguranye, abahitanywe n'impanuka. Mbese ubona Imana icyo itakoze n'iki? Dukwiye gutekereza Imana yahanze byose, dukwiye gutekereza Imana iturinda, ikaturinda amajya n'amaza, ikaturinda uko bukeye n'uko bwije. Iyi Mana ni Imana yo kubahwa. Iyi Mana ni Imana yagaragaje yuko ariyo byose. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 3. Izi nka twarebeye hamwe zamenye icyerekezo cy'aho amategeko y'Imana agomba kwerekezwa, zamenya aho isanduku y'Uwiteka yaturutse. N'uyu munsi wa none Bibiliya iratubwira iki muri Yesaya igice cya 1 umurongo wa 3? Inka imenya nyirayo, n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Wumve, inka imenya nyirayo. Burya n'inka Yobu yaravuze ngo uramutse ubajije ibyaremwe ubwabyo byakubuhamiriza neza yuko Uwiteka ari Uwiteka. Ubajije amafi yo mu nyanja yaguhamiriza Uwiteka ari we. Ubajije inka zo ku musozi zakubwira yuko Uwiteka ariho. None se Baramu indogobe ntamubwira turanziza iki? Yamubwiye turanziza iki? Kubera ko ibyaremwe n'amatungo aziko mu ijuru hari Imana. Ariko noneho ikibabaje twebwe impamvu Imana ibi byose bikora ngo inka imenya nyirayo, n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi. Inka zikamenya icyerekezo cyuko iby'Imana bigomba gutwarwa, aho isanduku y'Uwiteka igomba kwerekera, ariko abantu bakayoberwa uburyo ijambo ry'Imana rigomba gutwarana mu bugingo bwabo. Mbega kaga twaba dufite! Mbese ku munsi w'amateka twazireguza iki? Ariko dushimira Imana yuko ishaka ko n'ibyo yaremye tubyigiraho, kugira ngo urukundo rwayo tubone ko rukiriho. Uwiteka adufashe kugira ngo mu byo tuzirikana tujye tuzirikana neza yayo, tujye dutekereza iby'Imana yaremye ko bibereho kugira ngo bitwigishe, maze aho kugira ngo tube twatekereza ku nka ko ari izo kuvanaho amata yo kunywa gusa, ko ari izo gukoresha n'ibindi bintu runaka, tumenye ko nazo burya zibasha kutwigisha yuko nazo zibasha kumenya shebuja. Twe kuki tutamenya umuremyi wacu? Kuki tutamenya databuja? Kuki tutamumenya ngo tumwubahe, tumwumvire? Uwiteka kugire neza. Kandi mbere yuko dusoza ndagira ngo dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe tumaze kumva. Igihe kirageze kugira ngo tuberereke, twemere ijambo ryawe mwa Imana rihabwa umwanya waryo. Data, uburyo bwose twaba twarirengagijemo ijambo ryawe, tukagenda tugahugira mu mirimo itandukanye n'ibindi bintu bitandukanye, Uwiteka udufasha kugira ngo tukugarukire, kandi kuruta ijambo ryawe ribe mu mitima yacu, nuzerekanwa Data, tuzabace kugusanganira. Ibyo ushaka bibeho none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.